kereka mweretse nk'ibintu naguzemo kuko ndabizanye amafaranga y'ubuntu apfa ubusa nahise ngenda muri ibintu byuzuza mu nzu yose ndabiza apfa ubusa najya no mu kabari ngewe nshobora kugenda mu kabari nka spendinga like miliyoni 40-60 wowe yabaranze uzabibaza niyo mpamvu ubona ibintu byancanze njye nagenda mu miliyoni 100 nkayamuha amana amafaranga yapfa ubusa ariko nabuze uti Imana irayamaye nibi yamaye reka ngira abantu mfashamo nabombaye ba blessing nge nayakoreye nigaraguye mu byondo mani ukora ibitangaza byinshi prophet ndasaze dukenye mani ibintu dukora ibintu byose dufite ibintu byose bifite muri nonzi narabivunikiye sibyo ntabwo cyernye ahubwo twebwe dufite inyota yo gukorera amafaranga icyo kintu naga abantu bacyumva ngo nawe buryo benda urimo urasabira no nimba tujye gukora amafaranga bakubye ko no kwica umuntu wamwica ngo amafaranga kuriya ari ibintu tureba nonse niba nakica umuntu ubu tuvuga ko batabara bimpropose Aragupropoje kwica umuntu niba byemewe koko kwica umuntu yakaba yarabigupropoje Chependa arabigupropoje kandi ikindi ukuntu aba yanabivuze yabavuze uti aho kugira ngo muvuge amatiku banze ujya bumva ubukuru Prophet Joshua yavuze ATM machine umukire wa mbere kwisi urumva reka ubu ngubu mfite ture y'amagi iryamye hano urumva amature y'amagi ubuto amari nawujuje essence nujuje ibintu byose nabyujuje nanashaka ubu navuza n'induru urebe ko ndi gusaba ngo mu nkande hari igihe kigera ukagaga Benda nagushobotse hari igihe kigera umuntu agashyuhaga mani ntabwo ujya wumva imyaka nagushobotse mani ntabwo ujya wumva imyaka ivuga ngo uriya mwana ari mu myaka y'ubushyuhe ndashyushye urumva rero ikintu nshaka kubabwira ikintu cyose mwakora mani njyewe ndi umuntu wo guhamya ko mfite abafollowers 700 kuri TikTok mfite abafollowers 280 kuri TikTok nako kuri Instagram mfite ibintu byinshi mfite na repetitive miliyoni 6 ariko nshobora kuvuga uti ndinda gupfa ni mu nabari nahamagara abantu 10 nizeye bakangurira twara twebwe ubuzima mani tubayeho ubw'abasitari nyine tu mugore uhangana pakupfuda kandi koko baravuze uti umugabo azabona ikintu cyose ariko yishya kuye mbabarira ubuti nona benda genda bigaragure mu byono ndahita ngutikandira urebe mbiki ntabwo kandi tutabikora cyo hano hanze afungura igipangu ngenda nkigaragura navuga uti ariko yankandiye uyo mu gitondo uri mu mama gatwambira uti allo umwana ararwaye money is money bro amafaranga nye ntacyo atakora niyo mpamvu ubona njyewe najya ndamba mu rukundo kubera ko banshyiraho kondisiyo nkababwira uti no kuvuga ngo amafaranga ntacyo utakora erega bure nari kwiherera ndimo kurira umuntu wese umba mubwire riririra milaka umuntu wese akumenya ukuze nitukaza umutwirirwe iyo ukundana n'umuntu ntabwo uri ngombwa ngo uze umubwire uti nyamara ibintu ukora ngo ntabwo ari byo yego pe ushobora kumugira inama ibintu mu nama mu rukundo bibaho ukagira umuntu inama ijambo kuri pano ye urumva ukagira umuntu mani ukamugira inama ukamubwira uti mbabarira ndagukunda ariko ibi bintu ntukabikore ibyo mani njyewe umuntu nzi nataka muri sale moto aranzi azi ukuntu nanganaga azi ukuntu nasaga icyo gihe nitwaga papa cyangwe arwara izina ryanjye Rocky arambona arambwira bashaka kugurirwa izina ryanjye kuko namurushaga abafollowers papa cyangwe nitwaga papa cyangwe ngiye musha n'abafollowers nanarenga cyane icyo gihe nyiri umwataka muri sale mutoro winjira uri umukobwa cyangwa umugabo nikari imyenda mwiza n'inkweto sister nikari imyenda mwiza n'inkweto papa nikari imyenda mwiza mu jene nta kindi kintu mvuga nagiraga ku mugoroba iminwa yumye mu muhogo humye naranarya
Usobanurire Benda. Urumva Benda. Utfadara Ntabwo nigeze ngenda nari ndi kure ariko mu rugo turaburi kuvuga kandi njye burana kurakariye. Urumva? Izina ryawe ufite urukumva content urakabikore ahandi hantu buranafasha umwanya nditegereza impamvu nuko ari content cyangwa bashaka kwiyameza ari content uri gukora cyangwa ni challenge y'iyi mbesire ku buryo izina rya Ben ugenda ukajya kwigaragura mu cyondo uvuga uzi wera ko abyigaragura muri kwamamaza kampani buriya wantengushe umbabarire wantengushe ndiherera ndarira urimo kumva ndashaka kugira ngo urahora urabize urahora bwira mpora gahora hozwe n'iminsi ukakubitwa This is the beginning, bro. It is the beginning, man. Itangiriro. It's a beginning. Tazi cyongereza mubwire. Ndagusobanurira. This is the beginning. Nshatse iri ni itangiriro. Ni abandi bose barorera Profete Joshua nzamuhora baravuga bati the beginning. This is the beginning. What? In the beginning. Fani nakubwiye ngo ubu ngubu ni itangiriro bari kumusazara atari itangiriro nigaraguye nakoze iki ni izina ryanjye mfite n'ikintu nakoze uvuga uti ngiye Mani shimwe bagiye kumuha yanda ahubwo itabaza bakwihera In the beginning. kira ndakubuje Tone gato Linda baby you're welcome Linda baby you're welcome ngo itwate la poète mon amour ngewe ntabwo baza bakanganda hinari urongera muvumye umva nkubwire bigingi umva nkubwire ikintu ariko se nacecetse mukamyutinga izo mayike zanyu bakambwira ntabwo ngewe nashimishijwe no kwigaragura ndikosa nakoze nta kosa wakoze nagisabira n'imbabazi yego umva ikintu kimwe ni kimwe gukora content uburyo wabikoramo byose it's your business nta ni beginning yawe ariko icyo mvuga ni iki ngiki the reason siko bimeze the reason sibyo impamvu kuko nko content creator when you do that something like that sibyo man nakubonye hari boro nabonye ejo bundi urimo kunywa kaboro mbona kampani yanabitwitinze kuri Twitter kubera amafoto nakoze retweet kubera was you nakoze retweet ira boro wayikoze neza cyane ariko none ikinyobwa cyane urakoze cyane birabibo sinzi bari cyane nabonye kampani ibyamaza gusa that stuff was okay ni bombastic nari yego ugenda no kurana nabigize ntuza kabisa nabigize nabipromote nabikorera retweet ariko mvicyo nkubwira kimwe urimo kumva gufata umukanda nzugi nkuri ukagenda ukigaragura kuriya ni content biraza gusetsa abantu baraza kubireba ziraza kuba kasa mutwe ariko impamvu ngiye niyo ntashimye impamvu yira content kwamamaza kira kigabo no kukigira igitangaza impamvu ni icyo ndi kukubwira ntabwo uraza kubyumva urukumva ni brand urimo kumva so ukora content ku muntu usumbye izina urimo kumva udafite ibikorwa runaka uri kwamaza ukagenda ukikaragura kuri iyi imbere kubera yakushodera byambabaje urukumva ni byiza ariko nyine hariya nkavuga nti Benda we urimo kumva
iki kintu ari kwamamaza niba ashobora kwamamaza ubusa, niba ari kwamamaza ubusa weekly package rero uvuga nawe ndagusubiza narangije niba urumva wumvise ko nibiri kimara ntabwo wumvishe umva mubwire rero musubize rero gutufata utanyuma ngo ndi mukuru wawe wanyumva mubwire ese nubako yewe ntabwo mama yegeze ndeba subiza ariko ubishyire mu bwenge umva ye itoneka ko bikire mu bwenge umva musobanure content creator cyari cyo sigaho kaburi inkuru iri gutwika mu gihugu iyo uri mu content creator ugomba nawe kwijyamo ngo iki inkuru iri gutwika mu gihugu iyo ari yo yose ugomba kuvuga uti nanjye I joined the challenge niba ubuze ikintu gereza ku byo nari gusubiriramo mu kinyarwanda umva nkubwire rero ikintu kiriho Benda itoneka nose ko utari kuri kuvuga mu nanjye ndeke mvuga uriya nasi ubwambwira vuga bagukande ikintu cyose nakoze hariya ngewe nakoze nigaraguye mu byondo kandi ubonaga ko nambaye imyenda yera pe y'umweru ndigaragura harimo n'ibintu mwe mutanamenye hari ukuntu ari ibyo ngo niyaba ndi bose barorera iyo ni indirimbo igiye gusohoka y'akasamutwe ngo iyo ni indirimbo igiye itonde banze wumve ukuntu ngiye kubikubwira kandi ukazabibona nyuma yego ni indirimbo navuze niyaba ndi bose barorera ndabutse ngumanye Prophet Joshua nakiri nyine abandi bose niyo barorera ariko hari indirimbo igiye gusohoka irimo uwo murongo niyo abandi bose barorera okay bivuze ngo kwamamaza indirimbo wifate ariko ukuntu twebwe abakonde tweta tumeze reka ndanamira se ku ntego twebwe niba reka tuvuge ngo ikintu ejo bundi urabonye ko Kongo yatsinze bagatabuka buri wese baramugurira imodoka n'iki n'inzu babibonye abakonde tweta bose bavuye mu byabo yego umukinnyi abahemba amafaranga menshi buri muntu wese uri yaranyine baba bafite amafaranga sibyo ariko umukonde twese wese yakoze content ijyanye n'iki niyo kipe nyine yabi ibintu byabaye remwa nuvuga nanjye ndi guscrollinga gutya sindi kubona indirimbo ngo iri hit sindi kubona ikintu na kimwe ndi kubona ikintu bita ATM machine oya ngahorekera urakoze cyane ntongere kuvuga icyo kizina hano urumva navuga ariko se abantu bose kubona nta kintu bari kimwe bari kwitaho reka nanjye noneho joining hano no biriye babyinjiza biba byinjiza shiramo imbaraga zawe nani umva nkubwire rero ngo zamura titi namuzamuye none ko nta by'amategeko tugiye kuvugaho twitabira ikiganiro cy'isomate nanjye rero jewe ngomba kwetiti ko nta bintu ko nta mategeko dukeneye kumva ko nta ngingo nta mirongo mu mategeko mbabarira mbaza ikibazo titi mu bintu nakoze hari icyaha gihanishwa n'itegeko ariko naragowe pe wewe twavuze reka nkubwire Benda rero reka Godfather abantu barasebye man abantu twarasebye twakoze byinshi twarasebye hata upfa kuba wabitse amafaranga ikintu ko bikora none amafaranga kandi Godfather uri kubimbwira hano ufite headphones zigura amamiliyoni reba waguriwe na Joshua jewe oya amafaranga yamaye narebye ni kwa kuntu uvuga uti mana ibintu birancanze ndajyahe kubw'amahirwe Imana iravuga uti kwihangana bitera kunesha igahita ikorera mu bantu erega Imana ikorera mu bantu bakadutunga ukajya kubona ukabona Boskana anganze kw'intare iba yamukoreye abazi ibibazo Imana ibizi ibibazo ufite mana we uri cy'umutimagara ngaho kuri 300 yego Godfather njyewe usibye no kuba kuri 300 tubona kuri 60 aka kanya nshobora kuvuga nizingura nahaguruka gutya urumva nafatira ijambo ry'Imana mu ntoki yanjye nahita mbumbura gutya urumva ngaho byuko bibe uko Imana ibishaka ntabwo mba nkubwire rero umuhungu wanjye iyo scam yari ya kera ntabwo biri gukunda oye nasika bamujye iri wanganzeho njye munza n'Uwiteka
ngaho ngera ku gihumbi naho banze ugere ku narigiye gihumbi kukubwira ngo nawe unkateho reka none manza byo okay guys abantu 900 mwese muri ariko hano twini we mukozi isoro umwanzi satani abantu igihumbi habuze dore indabo witonde mukozi umwanzi satani ariko riri ejo bundi sinagukanze uri kuri live y'ahantu ntazi mukozi umwanzi iyo twose tugahita dushiramo umva nkubwire Benda si uyu munsi Rwanda wenda ndakomerewe kubira bintu hari ikintu ndibuze kukubwira witonde gato hari ukuntu Imana ivuga igakorera mu bantu tubayeho kubera nyamara abantu DJ Benda araje tubayeho kubera Imana ntabwo tubayeho kubera Imana ikorera mu bantu abantu bakatugirira icyizere bakaduriza akazi Titi ni ukuri nta kintu nta bintu kandi byose. ikindi kintu utanazi gufata abantu bandi abantu izina ryanjye barimenye kubera ko n'ubundi nigaraguraga mu byondo we ubibonye ejo bundi umenye ejo 700 bizi nigaragura n'ubundi reka Imana tuyumva reka Imana tuyishimire buri munsi reka dukoze umwanzi satani ngere mu bihumbi 10 abantu 1000 muri hano mukora ibi bintu nigaraguye mu byo mwabibonye kubera ko ndi gushaka amarongo ndagira ngo Godfather yavuze ngo abantu bose hano nta kintu kimwe bamari waba ufite inabyo waba utazifite waba ufite galaxy waba ufite inabyo we nkanda kugira ngo mwereke ukuntu umugambi w'Imana Rosine bebe no reka nje nihagarire hano murebe ukuntu Nyagasana ko ibi ntabyo yaje muri Canada itonde gato no nibariza Titi gato we nkamubaza Titi mu bintu nakoze byo kwigaragura hari itegeko rihana ntaryo rwose biriya nibyo bita ko turi mu gihugu natwe cy'amahoro mudukure kuri iyo mibare tumaze amasaha y'igihumbi banatwebera no gukora ibintu dushaka ariko hari ahantu amategeko agera twagutikije ntabwo wagikora urumva nta yindi muri mu Rwanda reka nababwire reka mbereke ibintu 10 ngo ndageze kubona ngo tufate ari ku 60 njye Imana nshobora kuza hanga sina nasabe coin kubera Uwiteka avuze uti Imana irakorera muri dore ngo yaje ariko abikugezaho David urumva njyewe nagiye mbona ibintu byinshi Titi yaragiye none reka manze n'abagwiza ukuri Titi naramubwiye bamufunga ndavuga ngize amahirwe narabuze ahantu nca abimubwiye watch my love thank you watch God bless you watch man go umugisha sheri wanje njyewe narifashe mbwira Titi ndamubwira nari narabuze uko menyekana Igirambo twari tuziranye ku bantu bari hano kuri live mubona tubyinana ntabwo Titi twari tuziranye ari hano nabi watch merci ariko washima twebwe batugeze muri 2 tutabona abantu bari kubereza amabwiriza nese urumva pano ni ya papa wawe wayishimusa ntabwo twemeye gushimira abantu baduha gift terabwoba nibiri abari ya data nawe yanse urumva se ngo dufata batamuzimije atacecetse thank you watch my love thank you ntabwo muzaza gushimira abantu bari ceceka wari imibare ni wowe Titi wabonye imibare ndiho ndi kuri kangahe dore ira account ya Godfather ni kuri kangahe kuri 70 uri kumva natarenga aha ndakubaza ndi kuri kangahe uri kuri 60 ntabwo ari amakuru 60 nyagupfa we ni 60 nyine 60 ke uri kuri kangahe nawe ariko nawe uri kuri 56 sorry erega ntabwo wakora abakuru wawe ntabwo wakora igikundiro aha hano se ko nta byondo bihari hano ikintu gikora reka nyibasobanure mwese ntabwo mukiza ikintu gikora kuri live nta kindi reka nyibabwire babwire ikintu gikora ugeze muri iri cyane babwire ikintu okay mbabwire ndabashaka ko reka nze ndaje mu kanya challenging ndi kuri Twitter ariko mu kanya ngejeje nko ku 10 kuva kuri X ubundi ugakomeza no muri Ben bagirana ku ijana share kamanze mvuge ndabura manigani Benda wongere kumvugisha ugeze ku 10 jewe ngiye kuva harira mugiye kuvuga kuri Twitter ndaje mite nkubarangukana nkuzamukana bikurenge urarara mu kugarutse urasanga ndi kuri 70 izina rya Yesu tugere ku 10 wongere kumamagara ugeze ku 10 mukoze satani soni
reka nisabire abantu batafite genda bangeze kuri reka nisabire batafite Titi wafunguye kamera kuza kwatavugaho ngosha Ni brown. nageze kuri 10 wafunguye kamera kwatavugaho nageze ku ijana Titi. kuri 1 Titi. Ntabwo uri mu rugo ariko. wapi Ndumva wagiye muri nuzi. nagiye mu mambo uzi ibintu kera bitaga mambo Kiramana arabizi ibintu byitwa mambo Guys, dukoze isoni mwanzi satani. Support me, please. Ibihumbi 10 basi. Abantu 1000 bari hano niga muri benshi man. Ku ngano manigane ni ibintu byoroshye. bakuru mu ndebere twini mu mukunde Ka twibande bye banzunguriza umutwe nabuze n'imbaraga zinzana kuri video. twinde bije mu mukunde yo Abuze imbaraga zinzana kuri video. umva guys ka Ndetse yabakoreyemo. Mwamba bariye. Mwanda binginze basi. Ndataka. gihe Araje yavuze ngo araje. Korera Imana wange satani. Korera Imana wange. Ayiwe. Oh, Iwacu, thank you. Iwacu. Asaba abantu ko iki batari kuma. Iwacu, thank you. Ariko man. bari bakunyica mu kanya Inde. Ariko man. iwacu ama gift mushimye bari bandi Brenda mu mwange mu mukore mungeze kuri 20k ntenkiraho kamera Ariko ubundi nitereke aba bantu bari kuma amarondo babonye. Ariko man igitangaza we. Mana we. Benda ndagukunda Brenda ni umuti Abarira Godfather ave kuri X 10 ndabigenza mana we. Mumbabarire basi. Kumana we. kubisemo igitengeze Hamagara abakire bawe. Biragenda bivuze mamagare Prophète Joshua. Etiemu Masini manigani ndakuzwa juu ukora ibitangaza byinshi Prophet ndasaze Hatungutse namenya. nabana Prophet Joshua na wundi mu kiruba usije Prophet Joshua Ariko Imana irakora kandi kirama Hano kuri TikTok ntabwo bikora biriya. Hano ntabwo namenyekana ku isi. Umutwe urimo niba adakora biriya. Uzareba umuntu bita Kata Efe wo muri Nigeria. Urebe content akora bro. Sigiri. Oya, bahaye ndi. ari wowe kwa God Itonde gato. Ndacyari kumwe na Nyagasani. thank you Shabba God Prophet Joshua ni abandi Putu. Ugasaba ni nyabasanyurasa. kira wamba waneko None se na Sara wakoze filime. Ufite aba YouTuber, ufite aba subscriber. Masini manigani ndakuzwa juu ukora Uri hehe? ndasaze nabana Ito na wundi mu kiruba usije Prophet position kirama. Joshua Position Godfather. Position Esa. Position abo bantu bose baje. bagirwa gatsindwe n'Imana indokorwa n'isoni ariko bitebya wakintu